Alright, biye byiza amahoro Imana kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bitambuka kuri Damuke TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza. Nyagasana akomeje kubaha amafaranga, akomeje kubaha imigisha, akomeje kubaha ubugiri n'ubugingo, akomeje kubaha byose mwifuza kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kugenda bumeze neza cyane. Muri ibyo rero bituma mumera neza, ndizera yuko na Damuke TV tubigiramo uruhare. Guess what, uyu munsi dufite kwakira bamwe mu bakinnyi ba filime baryoshya cyane, ikintu bita sinema nyarwanda pe ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi tugiye kubakira hano kuri Damuke TV. Nitwa Nagara Migambi. Ikintu nabisabira ni kimwe gusa, ngira ngo mwarabibonye ko dutangiye no kujya tuzana ibiganiro bimwe by'abantu baremereye, abashoramari hatari. Ubu n'uyu mugoroba dufite kuza kuganira nawe nibiza kuza kudushobokera. Ikintu rero mbisabira ni kimwe, ndabasaba gukora subscribe, nkabasaba gukora like, nkabasaba gukora share, nkabasaba gukora muri comment mukajyamo mukandika nyine ikintu mwifuza yuko twazaganiraho ubutaha, nkabasaba kujya mu sharing ibiganiro ibyo ngibyo nabivuze, nkabasaba gukora like, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Damuke TV. Mwiriwe neza, muraho, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mukurikira ibiganiro bitambuka hano kuri chaîne ya Damuke TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza. Ngira ngo nkuko nabibabwiye muri intro, tujya kuza hano tugiye kuganira na bamwe mu bantu bari muri sinema y'u Rwanda bakina filime kakahava. Murabona nyine ni abacteur kuri screen zanyu. Nitwa Nagara Migambi, ariko reka ni mutwibwire y'amazina y'umuntuza y'abantu bazi muri sinema kugira ngo nibyo byakoroha. Ndumva ari byo byakoroha pe. Aho mbere na mbere reka tubanze gusohoza abanyarwanda. Amahoro cyane kabisa. Njyewe nitwa Ali. Amazina nkunda gukoresha muri filime, ubundi njye mba ndi umufande ukomeye cyane. Ya. Wowe witwa Fande? Ndafande. Murakoze, nanjye nitwa Muamini, ariko muri filime iraza gusaba ko muzamura ijwi kabisa. Muri filime nkoresha Kadete, no muzima usanga banyita Kadete, ariko nitwa Muamini, izina rya Niyari. Kadete se ko abantu bamuzi ari benshi? Ni ikibazo, ariko niryo bazi n'ubundi. Byarangiye Kadete rifashe umwanya wa Mwamini. Mwamini? Nese ari Mwamini ni abasilamu mani? Ntabwo ndi umusilamu bana. Urumva ari ukuntu izina ari ibintu ukoresha izina rikaganza irindi. None se Mwamini ryo ryavuye he? Kandi ariryo nitwa. Nibyo nitwa n'ababyeyi banyise Muamini Serafine, ni naryo rikundaga muntu. Ariko abantu bose bazi Kadete, ni naryo bazi cyane. Kugira ngo bone bumva Muamini barivuga birabatungura cyane. Mwamini ntabwo bakunda kurivuga? Kare ntabwo narizi n'imbarwa. Ako nyine uri umusilamu? Oya, ntabwo ndi umusilamu. Ni umukristo. Afande. Yamaye. Ako ba wipanze nka gifande kabisa, abantu babiri nabibona. Ni gake na tablet atari. None se bimeze bite, mutuzaniye iki rero? Ubundi abantu basanzwe bamenyereye mu yandi mafilime atandukanye, ariko uyu munsi noneho byanze bikunze ari ikintu kidasanzwe mutuzaniye. Cyane kabisa. Tubafitiye impano nshya, tubafitiye impano nyinshi ziri kuzamuka. Dufite platform yacu, mujye kureba platform yacu ni kuri Shami Empire. Turimo turakora cyane, dufite season bita Gakwandi series. Gakwandi series? Ya. Ni season ya Danger, nashishikariza abantu bose kujya kureba kuko nubundi akenshi nibo iba yakorewe. Yego. Ya. Iyo Gakwandi series yamaze kujya hanze? Ya, Gakwandi series imaze kujya ashize ibyumweru bibiri imaze irimo iraplodingwa. Hamaze ku uploadingwa episode ya 2 season 1. Ya. Gakwandi series igitekerezo cyavuye cyo kwita Gakwandi. Hari idea wacu director ajya tuzanira ibitekerezo byinshi, no umuhanga cyane nuko tutabashije kuzana hano. Undi munsi wenda nitugira amahirwe tukazana hano, uzabona ubwenge bwe. Yakase kari mwebwe mu bigena. Ngiye komba mpare. Reba igitekerezo cyazanywe n'umugabo witwa Shami, ari nawe utubyara, tuba mu muryango we, urumva ni Shami Empire. Niwe wazanye igitekerezo
twari dufite igitekerezo cya filime kuyita Afande Gakwandi, twumva siri ku making a sense, duhitamo gukoresha Gakwandi. Nze Kade, iyo filime ikubiyemo iki? Aka abantu bakubona ku screen urasa neza kabisa. Simbizi nuko ari nimba ari uko wenda nkunda ubururu. Kuko ibyo bintu maje kuba ibyinshuro ebyiri. Ni ibibazo. Niko iyo filime ikubiyemo iki nyine message irimo Gakwandi? Message irimo ubundi ni filime irimo abashinzwe umutekano babiri, umupolisi n'umusirikare, noneho harimo amakimbirane hagati yabo. Ukibaza nyine kuntu bose bacunga umutekano, ukibaza ati baragira amakimbirane biturutse kuki? Hari ikindi saba bapfa umugore. Umugore? Bapfa umugore. Ubwo harimo na Afande wacu. Reka mwunganire. Urumva? Filime Gakwandi series ni filime ngari, urumva twagiye twibanda ku nkuru ziba ziri hano hanze inshuro nyinshi cyane, zirimo indani cyane, apana ku bantu birirwa hanze n'abantu bacishamo bakiruka. Urumva abafande tujya tugira icyo bita mission. Tujya tugira icyo bita mission. Mission rwose zijya zidufata igihe kinini. Twagerayo nyuma tukumva yuko ngo abantu tujya dusiga mu rugo ubwo n'abafasha bacu, ngo hari igihe batitwara neza, ngo hari igihe bacitinga. So nanjye aho ngaho urumva ko nari nacitinzwe, ariko ni filime nziza cyane. Birangira nawe uvuze utireka nserere n'umuntu uri kugira. Mission yahita yivamo na nabi cyane. Noneho kunaza yasanishije ngaje guhana umupolisi nkamurase. Ariko ahantu nanone itunguranire filime itangira ari amakimbirane hagati gutyo bapfa umugore, byakurikizaho mu gihe tugeze mu ishyamba neza ari kujya guhurura bikata bihinduka, ugasanga none hasazamo n'ikindi gice cy'umwicanyi. Filime ikaba irahindutse, noneho hakazamo amashoka, imipanga, imiki. Ikaba birahi. None se Kade, nawe iyo filime wayigaragayemo? Nanjye nyikidamo, nanjye nayigaragayemo, nzanayigaragamo mu gihe kiri imbere. Uri Kadete? Ndi Kadete, ariko ntago twavuga ko batangiye kumpamagara amazina, wenda azaza nyuma, ariko filime ni Kadete n'ubundi yatinga ari Kadete, niryo zina rye ry'ubuhanzi. Kadete muri filime ndakubwiza ukuri. Ariko niwe muzashyira kuri cover. Kuri cover gute kubera icyo ubusanzwe? None zaho ndashaka kumenya uwo mugore nge nshaka kumubona wateranyije abagabo babiri. Nagari ngewe. Urumva? Ni gubane wasanga ari Kadete kabisa. Urumva? Ngewe bafitemo izindi role nyinshi cyane z'imbaraga nyinshi zo kwiruka gusa nsiganwa n'umwicanyi, ibyo ntabwo nabibonera. Wowe wirukanganye umwicanyi? Energy nyinshi yo gukoresha biyama n'umwanya wo kwiruka. Njye mbamanganya n'abicanyi gusa. Iyo filime ni igitekerezo cyiza, ni igitekerezo cyiza kabisa, ari abantu bajya babigwamo kenshi nyine nk'uko nguko hari na message ishobora gutambukiramo. Abartiste benshi bajya bandika ibintu cyangwa ibihangano byabo babikuye ku nkuru mpamo zabayeho. Namwe ni inkuru mpamo cyangwa ni inkuru iri fiction? Igitekerezo ukuntu cyaje rero, ni inkuru mpamo. Ni inkuru mpamo, urumva? Abashinzwe umutekano babiri urumva? Izo ni pati ebyiri z'abantu. Hagati y'abasirikare n'abapolisi. Bose ariko bashinzwe umutekano, uri kumva ko baba bafite ubwenge bwinshi. Yego. Nago ushobora gutekereza yuko bijya bibaho, ariko bibaho ugasanga nabo nubwo bari bo bayoboye ibintu bihagije cyangwa se bagendera ku mategeko cyane, nabo hari igihe bacikwa ugasanga bibaye uko nguko. Ni inkuru mpamo igitekerezo. Uti ni inkuru mpamo. None se wenda tuvuye kuri ibyo gatoya, urumva ko twe twihuse dusimbukira muri filime, narengeza amatsiko yo kumenya ikirimo imbere, ariko umuntu ashobora kwibaza ibi bintu ubundi mwabitangiye ryari gukina filime?
filime rero nko ku ruhande rwawe wowe. ku ruhande rwanjye njye maze igihe kinini cyane muri sinema, ubwo igihe kinini ni igihe gishize n'icy'ubu ngubu turimo. Haciyemo imyaka 3 ngewe nanjye sinema, ariko ndanashima Imana cyane yuko byihuse. Nguko rero nibyo twe turiho tuganira kuri filime, ariko mutangiye no kutubwira ku rugendo rwanyu by'umwihariko muri sinema uti wayinjiyemo ryari, ese niki cyagwaye motivation cyangwa cyakwenspirinze kugira ngo winjire muri sinema? Ubwo buri muntu aragenda atubwira urugendo rwe na Cadette na Fan. Ndabanza ntacyo. Okay, ngiye nkuko nakubwiye maze imyaka 3 muri sinema. Umunsi wa mbere natekereje kujya muri sinema ngewe byagendeye ku bashuti banjye. Mfite abashuti banjye baba Vixen banyespirinze kuba najya muri sinema. Nekereza ko cyane icyatumye njya muri sinema ari abashuti banjye. Bashuti bawe warumbwiye ngo bari he? B'abakinnyi ba filime. Abakinnyi ba filime b'abashuti banjye nibo batumye ahanini njya muri sinema, ariko na kera nabikundagamo numva nta kintu. Abo bashuti bawe bakineze muzihe filime? Ubwo urumva kuko bo ari benshi, ndeka mvugemo abanini. Mfite umubosi wanjye bita Ndahiro. Yari umukinnyi wa filime. Urumva uyu muntu ari umubosi wawe unareba ibintu byiwe, yatumye mbikunda. Hakaza Soroba nawe yatumye nkunda ibintu bya filime cyane, nanabyinjiramo. N'abandi ni benshi abantu b'abashuti banjye bakina filime batumiye nkunda sinema. Kade, wowe wayisanze mute se filime? Njyewe maze imyaka 5 muri sinema. 6 muri sinema. Ariko nkigitangira kubikina nabikinaga numva nyine mbikunda pe, nuvuga ati reka njye gukina nanjye bajya bandeba kuri televiziyo, atari kuvuga ngo nzanireba. Bajya bandeba nanjye namamare. Nabitangiye mu 2019 ninjira muri Hapa Casting Center, ari mama ni kuri ya mudamu ujye ukina yitwa Mama ni kari unjyanye. Ngezeho ngiye gukina filime birangira ahubwo mbaye mu modo. Nari ngiye ajyaga nyinjiza muri filime, biranyangezayo basanga hari na casting y'abamodo. Nabataye kubagerageza none n'ukuntu nanjye ndananutse n'ibiki kandi birangira nsinze mbu mu modo. Ahubwo mbaye mu modo ndayikorera Hapa, ndayikorera nkazajya njya ku ma stage. Nyuma nanone nkumva ntabwo bindimo cyane, ariko nanone mbikunda. Nkumva ntabwo bindimo cyane. Na company za Ogere ziraza aba Nigeria, Abafaransa akaza kujugura bakandekwita, ariko singende vi wanjye akavuga ati reka ruzajya hanze ntabwo ari byiza, batazakukurishiriza ibice hanze y'u Rwanda. Na Ogere yandekirisa kugira ngo banjyane. Wagize niyo chance yo kujya hanze y'u Rwanda? Ariko ati uze abantu bo hanze bacuruza impyiko z'abantu n'ubyicaye n'ubyo barapfuye. Ubu ufite ababyeyi bakuru ntabwo bumva ibyo bintu. Ni ibibazo none bati mwana wanjye ndagukunda rwose ndusangende ntabwo bikunda. Ati nkomeza ngakora gutya nkabona nanone ntabwo bivamo. Ntangenda gukorera Nzayimana Vevon ndakeye kumuzi Nzayimana. Nabakinisha filime nkazamukinira, nabyo biranga njya kwa ba JP baranyinisha, birangira ngiye kwa Silvizo buriya nagiye kumukinira nka 2022 niho ndakeka niho byari bigeze. Nabwo ndamukinira nanone ntibyakunda, nanone nkazajya gukina ndi no mu modo. Ngeze aho baza gutora mu buyobozi, ndiyamamaza muri federation, birangira norewe hejuru ku bugenzuzi nsimika union. Muri modo ari gihe utorwa ukajya muri union imbere yo kujya muri federation, banza guca muri union ukatugera hejuru muri federation. No nahise norerwa muri federation nanagera no muri union. Nasimbutse inzego nanjye nabizi nahise kubitanakunda ntiyamamaje. Abatse bakabasi umuntu ngana nanjye bantu reka ngerageze pasi.
ndatorwa birangira nagiye kuri stage nasubiye kuri stage kuko iri hejuru uri umuyobozi mukuru mufata imyanzuro yo kujya hasi ntabwo njya kuri stage none birangira ngumye muri filime gusa nabyo ndabihagarika amara ikindi gihe ubu nsubiyemo none muri no ngo twabara nk'umwaka ushize nanone nsubiyemo nanabihagaritse none ndabihagarikura njya muri Shami Empire turanakorana cyane bya hafi cyane ngeze aho dukorana bya hafi byegereje ngiramba na CEO wa Shami noneho we agomeza ari direct kwitwara gurye ndi kumwe na mwaje birangira ninjye baye nyirayo ariko wari umwanditsi na director ahari azaza n'umunsi nagabonetse ibyo yagiyemo azaza nyine namwe mu muganiriza abafite imishinga myinshi cyane n'umwanditsi urenze cyane yego ariko ubwo uhise utuma numva nshaka kumva nyine Cadette arimo acting kwa kundi baba bati wakitinga kabisa aribyo turimo dushaka kubwira n'abanyarwanda bagiye kuri platform zacu badushyigikire bro ibi bintu biba birimo akazi kenshi rwose simbabeshye bashuti banjye iyo dukoze ibintu bikomeye kuriya ni mudushyigikire rwose ni ibibazo bikomeye mudufashe ariko buri urebuka nka scene wakiniyemo nyine uko nta nimwe njya nibagirwa none dukwitiremo nka gace wakinyemo agasene kamwe wakinyemo kabisa urimo uratongana uvuti ebana ibintu nibi ngibi cyangwa nibwo byaba atari muri filime ya muri filime ya iyi ngiyi nubwo yaba ari filime yindi isanzwe mwakinnye ubwo se sugiye kuba madamu wanjye buriya nkahita mba fande nawe araza gukina nawe araza kuvuga ibye bana niko ngaho mereza kariya gatasi nsomeho madamu umugabo wanjye mwiza akira none se curura umucurura cyashiri cyane ibibazo kabisa yagenze utese cyane dufitanye ibibazo ibihe none dufitanye ibibazo ntabwo uri kwitwara neza bimeze bitese kandi urabizi ko ingeso nk'izo nazikunda zo kutaba wanyitwaraho neza amagambo bagenda bavuga kayito yashya mu bikorwa kanyabyo uriya mubyeyi arakuzi neza ntabwo yakubeshyera mabwire ntabwo ari mwiza mugabo wanjye nubwo atambeshyera ariko wibuke yuko abantu iyo babonye abantu babanye neza ntabwo byishimo n'udashaka kumvikana nanjye neza tuzashwana kuko n'ubundi nabibwiye iwanyu nabibwiye iwanyu yuko ngushaka uri muzima none unshaka ndi muzima ariko mbere yuko ujya kujyana amagambo mu rugo cyangwa wenda ukajya kubabwira ku kintu runaka utabanje kukiganirizaho ibyo ntabwo aba ari byo tuba tugomba kubona tukaganira nk'umugabo n'umugore byananira kumvikana bakazabona kuzamo imiryango urashaka no kunsobanurira ndagusobanurira none nakubwira n'ukuntu bimeze ariko nubwo we bari kumbwira yuko usigaye unca inyuma gute se abo bantu bakubwira ko umuca inyuma baba bafite ibimenyetso bafite amafoto babikura he bigenda bite wari wambona mvura muri runo rugo nari ikintu ngiye gukora nagiye guhanga ninkufatana na kariya kajene kawe nzakarase mu mutwe uzamurase pe seriye uzamurase kuko nawe uhari nawe nzi neza uhari wese uzarasa umuntu reka njye kumurasa kugira ngo nkwemeze yuko ibyo bintu mbizi sibyo sawa 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 umusaza nka gutyo twacyumve gahita mva muri frame uri kumva director idea abari hano agahitama next move tugahita dukubita ubwo nuko mugenda mudukubita gake gake inshuro nyinshi tayari ubu kabuvuye kumurasa buriya biba birangiye buriya ubuvuye urumva ikintu kirimo nk'uyu nguyu iyo ari umugore nshaka koko by'ukuri cyangwa bakaba bambwiye nk'ibyo bintu nyimubwira ati uwo mujene wawe nimufata bizaba ibibazo tuzaserera byatari iyo ari byo atari ibinyoma nyijya guhaguruka kuko aba bizi ubushobozi mfite iyo azi yuko ibyo bintu yabikoze ahita ngigira bya danje akamugarura agahita kugarura ahita ngigira bya danje ariko iyo ndetse nka movie nkagenda kandi abizi ibintu nakora
ariko hari n'umugore uhita ukureka akavuga ati genda waba ugikora ngaho ikirenge agahita afata telefone akamurabura akamubwira ati nyanyagira hoya uko byagenda kose ari ukuri buriya ari nayo mpamvu abagore b'abasirikare n'ayo mafuti wenda bashobora gukora sinjya mpamya yuko baba batabizi kuko buriya njyewe nashima abasirikare cyane njye nkunda ingabo apana n'iz'u Rwanda nkunda ingabo inshuro nyinshi nkunda ingabo umugore w'umusirikare kugira ngo akore amarorerwa inshuro nyinshi nkeka ko abazi ikiri bukurikireho kuko buriya ingabo abasirikare reka ariko nkunda kuvuga abasirikare ni ikintu gikomeye cyane baba bafite ubushobozi burenze cyane ubwo kukubabaza mu gihe utakoze ibyo barimo barashaka nkeka ko abagore b'abasirikare bagomba kumenya abagabo babo bya nyabyo bityo bikabafasha kutabacitinga n'iki tayari Cadette ntago wicinye mu mugabo wanjye najya namwiyice turebe tugenda umurangize kandi niba nabikoze abikora mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo upfa kubafata aho ari ibibazo ntabwo apfa kubafata ibanga rikomeye cyane riba rikomeye ku buryo umugabo anahagera ntamenye ko byanabayeho no telefone niyo wayifata akarebamo nta n'ikimenyetso kiba kirimo byose umuntu aba yafutiye bisibitse ese bakoresha irebanga ku buryo nese ariko n'ubundi tena birangira babafashe tu wenda asa kadi ari nkayo wakoresha wamuzimiza ute kumuzimiza se byaba atanamenye ko nahari nkajya kumuzimiza oya ndavuga nyine uburyo babihishamo uburyo umuntu yabihishamo even nimero ye ntabwo washyira muri telefone ushyiraho izina ugomba kuyiboroka mu mutwe ku buryo navuga ngo aragerageza n'umuntu ku cyanditseho gutya akagerageza nimba agahamagara ugasanga arafashwe ugomba kuyiboroka mu mutwe nimba ari mesaje ze ukagerageza ukazisiba nimba mukoreshe wenda ibyiza mukoresha Snapchat kuko Snapchat yo uko mwandikiranye birisiba uko mwandikiranye birisiba kuri Snapchat ze uzabigerageze urebe oya iminota myinshi bitagisiba mwandikire kuri Snapchat ndeye ko bikunda gerageza ariko murandikirana bikisiba niyo waba ari video n'ifoto mwiherezanye reka mbabwize kandi byisevinga ahubwo bigumaho birisevinga nyine mu masaha make katabyisi uwo musirikare ntabwo ajya gutekereza ariko mwakoresha Snapchat atajya muri WhatsApp reka mubwire Cadette uri kumva akajya muri call akajya muri message reka mubwire sibyo inama ku mugore w'umunyarwanda wese ufite umugabo w'umusirikare mwuka byaramwe bari abantu mureke tujye tubababarira tujye tubababarira ariko hari ibivugwa yuko ngo baba bakumbuye intuza hoya ntabwo bibaho kubera yuko ntekereza yuko icyo gihe ntabwo waba wafashe inshingano ushoboye nimba witeguye gukumbura ukanarenza urugero ntabwo uzi ibyo wagiyemo sibyo ntabwo numva yuko rwose abagore bakwiye kujya baca inyuma abagabo b'abasirikare uziko ntarembezi yuko Snapchat bita birigita njye ntabwo ahubwo se bandikirayo ubutumwa uko byagenda kose niyo byahita byisiba uri kumva ntabwo umuntu ufite ubwenge cyangwa umugore ufite ubwenge tuve no ku mugore n'umugabo ufite umugore w'umusirikare azi ubwenge ntabwo yakabaye amuca inyuma cyangwa se akora ikintu kitari butume adahuza nawe birumvikana ko baba bagiye kutuvura uri kumva umusaza nyine icyo gihe icyo ari cyo cyose abo bantu ntabwo yaba afite ubwenge bwinshire cyane yego umubiri ni umubiri se ntabwo ari umubiri umubiri ni umubiri ariko ubuze ikibuga muri cyangwa nuko ari kuri kamera oya ugomba kubuza ikibuga urimo uri kumva igihugu usaba nyine abakizi igihugu ahubwo nyine ikibazo kikaza apana ikibuga ugomba kubuza ikibuga urimo uri kumva umusirikare cyangwa umuntu ushinzwe umutekano mu gihugu ntabwo ari umuntu wo gukiniraho bari abantu tujye tububaha baba bagiye gushakira amahoro ariko nyine uwo mugore nawe abazi iki kibuga niba agikiniramo akagaruka akagenda bakakomeza kubana amahoro nta kibazo kibaye abakizi icyo kibuga pe
ariko nanone umubiri n'umubiri ari nawe ukaza wijijisha oya uri umubiri oya wivuga ngo oya nuko utari umugore ariko umwaka wose uzi ukuntu agenda umwaka wose twebwe ko tutabikora abagabo ntabwo babikora oya abagabo ntabwo cyane uko ari muri filime oya ntabwo turi kuvuga ibyo muri filime oya mu buzima busanzwe oya abagabo ntabwo bajya bacitinga abagabo ntabwo bajya bacitinga seri uzarebe ahubwo ubu ngubu reka wenda apana ibyo kureba mu maso inyuma ya filime ubu ngubu sheri wawe nawe wasanga nawe mucitinga niyo mpamvu arimo arisobanura we none hanabizi cyane arabizi kutajya umucitinga ze ariko nawe wikijijisha turabizi okay dukomeze ibindi ubwo mwihorere uyu ngwenda Cadette ababazi mwana no nta mugabo ujya ucitinga man akenshi biterwa n'umuntu bari kumwe nimba ujya utesha umutwe umugabo wawe rimwe na rimwe ari igihe umutera uduco tubi rwose bigarangira atandukiriye bivuze ko aba yagiye guca inyuma kubera uduce tubi ngo wamuzaniye ajya kuguca inyuma kandi urabuzana akajya guca inyuma buriya abagabo bose oya buriya abagabo bose aho bava bakagera abagabo bakunda abagore babo nicyo kintu none se abagabo bo ntago bakunda abagore nako abagore ntago bakunda abagabo babo abagore barabakunda ariko abagore bakunda ibirenzeho abakobwa bakunda ibirenzeho nyine igihe cyose uzabarebe bro abagore uri kumva bakunda nyine kugigira bya danje gutya ntago ashobora korohanga ariko hari afite amafaranga afite amafaranga rero hariho akantu twibagiye kuva urareba ukuntu ahagaze umuntu abari bashakisha ubusaza reka ngusobanurire akantu rero barimo kuvuga abagabo ntabwo baca inyuma y'abagore babo kuko ngo babanze baba bakunda pe ariko abagabo bayihoranira ari muri bo itagira ibashiramo akagenda no kubikora pe akanagaruka n'umugore akongera bagakundana bakaba inshuti nagumenye ariko umugore yagiye akajya guca inyuma n'umutima n'ibihaha n'ibiti byose arabijyana ase kubera icyo ubona akabikora noneho bro umva kuri ako kantu sibyo umve kuri ako kantu sibyo umugabo ibyo bintu ashobora kubikora sibyo bitewe na situation ariko akagaruka sibyo akavuga ati urugo rwanjye madamu wanjye byadanje nyine umugore we wapi nimba yafashe gahunda yo gucitinga tayari akajene bari kumwe aragakunda by'ukuri nese Kade ubundi reka tubibaze Cadette w'umukobwa uwo mutima bawukura hehe wo gusiga umugabo bakaba bamwanga nyine akasa Imana yararemye urukundo mu bagore ku buryo akunda umuntu akatagwayo direct n'ibibazo nanjye simbizi ukuntu bigenda ariko bibaho cyane nawe ubimbarije ndakeka ubizi pe njye ntago birambaho nose njye ko nta bizakubaho humura njye ko ntagira ndacyari ntago nakwifuriza ko byambaho se ko byamubaho nyine umugabo umugore uzamucinya agatamenya nashaka umukobwa unca inyuma none se ubibwirwa nireka beba nyine muba ubira muri miliyoni reba mani buriya umukobwa ugucitinga uzarebe n'ukuntu uba waramwinjiriye ntago nyine ubu uhita ubona yuko wamubashije uriya umuntu ushobora uri gushobora umuntu uri kukumva uramumenya turi kuganira ukabona turi kumwe cyangwa se ukabona wansize cyangwa nagusize icyo gihe uri kumva wihatiriza bro ndi kubwira abajene ngewe akenshi abajene dufite ikibazo cyo guhatiriza ku bakobwa kandi abakobwa barasanzwe pe oya ariko hari umusista ureba ukavuga utuye ngo yaho kugira ngo anshike n'iki man ni gute umuntu utagukunze kikubona uzagigira gukunde gute nese ubundi umukobwa yakubona agahita agukunda hari ukuntu bibaho cyane wapi Kade wamaze gukunda bangahe se bibaho ntago ari ngombwa kuri ariko oya reba ikintu nizera akabona n'iboga rurateretse reba biga ariko ibyo bintu ntago njye mba numva nyine mba numva biba ku batipe bonyine abasista bitabaho ariko n'abantu bitandukanye yese bibaho nyine akagukunda ntahita abikubwira wenda yanabikubwira abona bikweretse ukabona ntabwo urimo kumuca amazi urukundo rutarushira vuba
katabikomereza oya icyo gihe ariko ku muhungu we yagukunze bakaguterete muteretane niyo wanamukatira ari bamwe bizirika ku muntu wanamukatira noneho abajene banyumve hano hantu ngiye niyo ndi kubwira mumbabarire ibi bintu Cadette avuze tubirwanye pe n'icyorezo mu bajene ntabwo biri kudukorera mani ibaze kubona umuntu wagigiye bya danje ntabwo wari kubasha kukwitaho gute wafasha abandi ko abantu ari benshi cyane abandi se kabatari amahitamo yawe ni ibibazo n'abantu bari kuri Damuke TV rwose batwumve bazanatubwire wowe washyigikira gute urukundo rwajemo agahato ubundi wabishyigikira abasaza uramutereta byaba ngombwa ukamushyiraho n'amafaranga byaba ngombwa ukanamusura iwabo byaba ngombwa amafaranga niko kabirera ushyira amafaranga araza akayarya akanashyira noneho ndakunda akazarya yawe akayashyira uwo akunda ayese umuntu wabamo ushyira akatabaticaho erego biterwa erego umuntu agenda gukunda bitewe n'ukuntu uri kugenda umwitaho nanone Cadette ukoresha ayo mafaranga kuraje komereza uzakomereza ubwo kandi ukabuciye intege ntabwo guciye intege humura tinya ukoresha wowe zagerageza sawa kabisa ariko bimwe mu bintu bituranga twebwe muri Shami Empire tukunda kubwira abantu bari urumva twese ntago ariko tuba tumazemo iyo myaka hari n'abashya ari nabyo kenshi shaka no kuvugira hano kuri kamera umuntu wese ufite impano yo gukina film wumva kunze sinema kandi ushaka crew ifite gahunda ushaka club ifite gahunda Shami Empire dufite gahunda turi gukora video nyinshi mu buryo bugoye ariko tukabikora ni iminsi ya mbere ntabwo byaba bimeze nk'abantu bamazemo imyaka 40 ariko twe turi impano zivugira vubaha abanyarwanda muraza kutumbona bihagije so tujya tubwira rero abantu bajemo vuba muri Shami Empire guturi buze kuza kwactinga ibintu bizima waraheze mu bakobwa cyane ari ibintu bidahura imigambi sibyo nimbuje muri timu cyase n'ahandi hantu hariho hose wirihita werekana amarangamutima yawe cyane ibyo bintu bigabanye nubigabanya uzaba umuntu udasanzwe nubyongera ewana iryiriya nduba mu bishanga kabisa yego noneho harya filime nshyashya Gakwanda ahubwo narindi kuyitiranya Gakwandi kabisa narindi kuyitiranya Gakwanda none se Gakwandi mwatubwiye ko amaze gusohoka episode imwe ni ebyiri kuri season ya mbere muzakora season zingahe dufite season zigeze ku 100 ariko zose ntabwo season 100 cyangwa episode 100 episode 100 season ebyiri ubwo ni senkani urumva inyinshi zamaze gushutingwa ari nayo mpamvu ndi kubwira abantu bashaka kutujoyininga harabura episode 40 urumva ko tumaze gukora 60 nawe uri kutureba wagira amahirwe ugasanga uhisanze ibyo biboro tukabikorana ni ibintu bya danje sava yacu irabyimbye gutya ngewe nanjye se ko numva nshaka kwactinga ko numva nshaka kuba umwacting kari karibu muri Shami Empire ishoka abarimo n'amashoka vesiga oya urumva oya no kwacting ariko none se ubwo si gufashe byanya byo mu wenda murimo nko guki oya urumva haba hari ibipimo runaka nimba ari nk'ishoka itarenga ariko uba ari ishoka ya nyayo oya kajya kamunyuraho ku kuguru siga wabyebarera kajya kanyuraho ku kuguru hakuzi uko ishobora guhushika igukomeretsa oya biterwa ari ukuntu twactinga muri filme ugasanga igikoresho ufite ntago ari ngombwa ngo wenda urumva ishoka tuzi yuko twebwe irakata ariko ufite kuba uyifite dushaka focus yawe y'ikiganza ifite icyo gikoresho ntago ari ngombwa byadanje gutya nyine niyo bavanga gukata ku itama
wenda ashaka gukatira ku ruhande sinzi ukuntu umuntu yabigenza akajya hagabira ry'amaraso ariko ntabwo ari ngombwa yagikukubita no se wakica umuntu muri filime kubera iki urumva Migambi icyo nari ndimo ndavuga Migambi urumva icyo nashakaga kuvuga hari abantu benshi bajya bakunda kuvuga twabuze ukuntu dushobora kwinjira sinema ukuntu bagera muri filime bakina ukuntu bagaragaza impano zabo abantu nk'abo ngabo nyine bahari cyane abantu nk'abo ngewe nibo ndi kuri deal nabo nshaka kubabwira ukuntu ibintu byose byoroshye tubafitiye ibikorwa byinshi kandi bisaba bo nutitinyuka ngo tujoyininge ntuzakina izo filime kandi nta bintu bikura ibintu byose ubifatirana bikira ugakubita ibindi binyongera ahubwo aho ngaho niho nagira ngo naho mukomozeho kubera ko hari abantu batekereza yuko bashobora kuzagera muri za filime za danje ziri hejuru batarahereye hasi urumva bakumva ariko ari impano zabo zizagaragarira ikintu nababwira cyo nta bintu bya danje bibaho nta filime za danje zibaho buri muntu yiyumva ku giti cye uri kumva kirika iyo uri nko gukora production ikaza ari ibice ariko mu gihe filime ifite story nziza mu gihe filime ifite abantu babishaka mu gihe filime ifite production ya aba ni abacteurs bazima bafite impano ikaba ifite production ya danje icyo gihangano kiba cyuzuye nubwo nyine kuri platform biba bitaraba amamiliyoni hanyuma uyu munsi twavuga yuko mumaze kugera hehe bitewe na filime tumaze kugera ahantu heza urumva filime nk'uko nakubwiye nanjye muri Shami Empire hari abantu nasanzemo hari abamazemo nk'imyaka 5 urumva bo bagiye batangirira hasi abantu nabo bakina amafilime barabizi ugatangira timu yanyu nta kamera igira mugatangira timu yanyu nta sound ya fresh mufite zino z'amaboom ibintu byarangiye biryoshye niko nababwira ibyari bibabaje byavuyeho ibisigaye byose ni uko enjoyinga mbega abanyarwanda nibo dushaka gusa ubundi ibindi ni uruhurirane ibintu bikaza ari uburyohe Kade wowe ku ruhande rwawe aho umariye imyaka 5 uri muri filime wambwiye ko ari 5 wavuga uti filime yankuye ahangaha ingejeje ahangaha haba ari ukubaka izina haba ari mu mafaranga haba ari he haba ari batubwiye bya fashion ariko inyuma ya fashion nyuma ya fashion ntagerageza wenda filime ngo nakinye muri nyinshi ariko zose nta kintu zigeze zingeza kure ariko yatumye menyekanamo gake mbere yitangira atari ubu ngubu natari nagera kuri Shami Empire naho ndahageraho ubu yambwiye gutangira wenda iyo nahise nshobora kujya namenyekanamo gatoya n'ikintu Serivizo iyo nigeze gukina ndi kumwe n'umwanimateri ushaka kumfata mu kigo n'ibiki kubera kuri nananiranye ariko nahundi nari ndi ibibazo nananiranye ari umuntu ukererwa kuva muri dore n'ibiki birangira animateri ashatse kumfatira n'ibiki ariko bakana nakaririye weti cyane igihe ashaka kugufatiramo kumfatirana nyine kubera ko kujya koga n'inzego nsanga umubiri wambaye uko ntuswime ubwo nyine yizanani yagerayo akatabate kwa Serivizo uri ujyo ariya ukora za cover z'indirimbo ni cover no gushishura nama cover nyine cover si gushishura aririmba zirandirimbo zandi ariko gakoramo andi magambo n'ubushishura ariko gahindura indirimbo ariko nanone se ukwiba yanjyana ubwo no kwibinjyana nyeka kari nko kwibinjyana kuko kwibinjyana ukora amagambo ashiramo abatandukanye bikagenda ariko muri beat nuko uriya mu boss wawe undi ariya nama cover nyine no gukora cover umusajye ndamufana cyane ndamufana nyane umukobwa we umusebye yarangujije ari akaririmbo kiwe yari yarakoze numva ni keza byata kuri tuntu twiza byatara none ubwo niyo nazamukiye nanone njya hasi ndazamuka ariko nubwo ubona ndihera kwa Soroba naho nyinirayo ariko Shami niyo nzamuye mbere yuko ngera kwa Soroba kuko njya kwa Soroba n'ubundi bande Christophe kwa Shami kuko Shami yari nzamuye ndamenyekana birinda banandokita n'ahandi ariko kuri Shami aho ngeze ku rwego ngezeho biraho
nta kibazo bimeze neza birashimishije n'amafaranga yaraje kabisa oya si nta amafaranga wenda ashobora kuba atarayo wowe ashobora kuba atarayo ushaka amafaranga yo ugenda yakura mu tundi turimo tw'amaboko two ku ruhande hari utundi turimo ukora made in Rwanda inkweto zikoze mu ruhu uri sure mfite company yitwa Meida Limited inkweto zikozwe mu ruhu yego mfite company yitwa Meida Limited dukora amasandari amasakoshi ukorera he munsi ya Naturakomeye ku Gitega munsi y'umuhanda neza munsi ya Naturakomeye aho bitekanye ahubwo bajye baza no kumahira mu mujyi munsi ya Naturakomeye Nyamirambo Naturakomeye Naturakomeye hamwe ari igisa munsi kuri Naturakomeye neza munsi y'umuhanda ejo nzagusure turebe uzahaze ubwo nakoresheje izindi interview ukamere Abdul yanakuzana arahaza Abdul Abdul umenya ari umushuti wawe cyane Abdul ndakugiye yambyaye muri batisimu arya abajene nabo babyara muri batisimu ariko rero nshaka no gutangira kujya nigisha abantu ukuntu bakora ukuntu umuntu yakora utuntu ngutwo nta kibazo uzabona turigisha n'abanyeshuri gukora imirimo y'amaboko gukoresha umwuga gukoresha amaboko ko iyo wize gukora inkweto nagukoresha imashini gusa hari n'ahantu biba ngombwa gukatisha intoki n'imikazi ubu n'amamashini urayafite arahari cyane sibyo mubwira se n'amafaranga ibintu byose birahari amafaranga arahari turacyayahiga azaza ariko nta kibazo binyifuje ndabikunza cyane ndabigiramo amahirwe wenda tugana ku musozo rero uyu munsi murifuza kugera hehe se filime zanyu umuntu yazisanga hehe urumva twebwe intumbero yacu nka Shami Empire ni ukugera kure hashoboka muri sinema turashaka kwagura sinema yo mu Rwanda cyane kandi imbaraga dufite wenda nubwo ibintu byose bimaze gusa nkaho bicamo ariko tuba tubasaba cyane nk'abanyarwanda namwe kudushyigikira kubera yuko bino bintu biba bihenze iyo mutadushyigikiye gukora video ya kabiri ntago bikunda nk'uko byakabaye mwadushyigikiye muri kumva abanyarwanda nimba mukunde yuko sinema zacu zizaguka mudufashe kabisa mukore sabu musharinge mu buryo bushoboka nyine nubona bakoze ibintu byiza abantu bikunde reaction zanyu tuba tuzikeneye pe iyo batazitanze mani sinzi ukuntu uzambwira abanyarwanda ngewe bakajya kuri Shami Empire bakadukurikirana kubera yuko dufite ibintu byiza cyane sava yacu irabyimbye pe ibaze nitwe bantu bakora filime ba prodinga mu buryo nyine twebwe abantu badukurikiye tubaye ibihagije ni kuri Shami Empire Cadette rero sasa mbo dusoza nawe nyine uratubwira ubwo aho tuzajya dusanga filime duzajya aho wifuza kugera muri sinema unadusoreze n'ikiganiro ubwo niyo uri buclosing uri rero uri buze kuza kubwira abantu muti ciao ciao turahita nkatinga tu yego aho twifuza kugera nyine turashaka gutumbagira cyane kure iyo birere turashaka ko channel yacu izaza biyoboye kandi tuzayifashwamo namwe bafana bacu mukora subscribe like share comment nimba akantu kagukomye kora like ibintu byo kwifata kandi nta nubwo zishyurwa ndebe oya wane nukuri reka sibyo nari nasoje ariko reka mvuga akantu man gushyigikira umuhanzi si ibintu bikomeye ntago ari kugusaba amafaranga sibyo unimba waguze data zawe ugomba man kora iyo bwabaga nawe ugerageze shyigikira umuhanzi mu buryo bushoboka gutya uko babikubwira nabindi si amafaranga shyigikira abantu tu please ni Cadette ukoresha Instagram n'ubundi ni Cadette Instagram yanjye rero ntago ihuje na filme nubwo nakujya ni CEO Shami Empire tuyikoresha YouTube TikTok ni Shami Empire ariko ushaka kugira ngo nanone ngereho kuko nimba Shami Empire hari uyishinzwe nshinzwe kuba kureberera ibikorwa byacu no kureba kuntu aho bigeze n'ibiki
ariko nakubwiye ko ari utundi turimo tw'amaboko ariko ngewe muri Instagram yanjye nkoresha Meida Limited. Meida Limited niyo nkoresha, ni nayo wabona ibikorwa byanjye bindi byo ku ruhande nkora. Shami Empire nayo ikaba iri ku rundi ruhande ariko hari undi muntu ubishinzwe ugomba kubikurikirana, ari nawe director akakurikirana ako kazi kose kuntu kameze. Kuko ntabwo nabifatanya ari bibiri byose tuzabazanye bose kuri televiziyo murabyemera mwebwe njyewe bana ubutaha tubabarire rwose tuzabazaniye abakiriya bacu bose mutubone twuzuye gutya tuba turi ibice twakwirwara ko turi benshi twakwirwa ariko ntacyo twagerageza kuzanamo bakeya. Ariko rero ubwo ejo ni gahunda, ejo nshaka kuzaza n'iki nta kibazo, ni ukuri ni karibu rwose nushaka uraruje. Imana ibahe imigisha rero, Imana ibahe imigisha cyane. Ubwo reka tuzasubire mu biganiro byacu bitaha, twe turi kumwe na Cadette, twe turi kumwe na Ari, bari hari kutuganira kuri filime yabo rwose barimo baragenda basohora gake gake. Ubwo nitubakenera twizere ko tuzababona cyane rwose igihe cyose turi ready. Ubwo Imana y'imigisha n'abantu bari badukurikiye kuri Damuke TV, twizere ko mwakoze subscribe n'abatarayikora mukomeze muyikore mu izina rya Yesu, tubasabiye n'imigisha. Bye bye. Damuke TV.